Ikaze nanone mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Mbere na mbere reka manze mbashimire bakomeje kwiyandikisha, mukande like bikuye ku mutima. Ndabashimiye kuko niba mubona ibyo mbabwira ari ukuri mukemera kwiyandikisha kugira ngo mukurikire ibyo mbabwira, ibyo gushima Imana ihabwe icyubahiro. Nciye bugufi kugira ngo mbashimire kuko gufata umwanya wanyu mukurikira ibyo mbabwira n'ubwo bwose nabanze ko ari ukuri. Benshi muri mwe ndabona ko muri kubona ko ari ukuri, abandi bakavuga ati ntago ari byo. Ibyo nabyo turabigarukaho, ariko ni ukuri mfashe uyu mwanya kugira ngo mbashimire byimazeyo. Nce bugufi kuko Imana kuba yabazana ngo muze muri uko kuri ni ibintu byo gushimira Imana yaduhanze. Ijwi ryarambwiye ngo icyo gihe nikigera dore ikimenyetso kizaba iki. Icyo kimenyetso irakinyereka, ariko ubu bincishiye bugufi kugira ngo noneho nanjye nige nivuye inyuma, noneho mbasangize ibyo mba nabonye, noneho twese tuzamukire hamwe tuve muri ubu buyobe, kuko igihe cy'uko Imana yongera kutwigaragariza kiri kugera. Ukuri ni kuko uzabanza kutubatura, noneho tukabona kuva ku ngoyi y'ikibi yatuziritse ubuziraherezo. Ndabashimiye byimazeyo nanone, sinabona uko mbabwira kuko murabibona mbasha kubasubiza. Ndagerageza kubasubiza abantu mwese mwandika, abo nasubiza ubwo ntabwo mba nazibonye, ariko uko mugenda mwandika niko mbasubiza. Uyu munsi rero tugiye kuvuga kuri ya myaka 18 aho Kristo yari ari. Imbarutso yabyo yabaye ya Bibiliya y'Abanyetiyopiya. Urabona ko ibi imbarutso twese turashakisha, twese turi kwiga. Ugira imbarutso na imbarutso ikakujyana ku bindi bintu, ugashakisha. Ntabwo nje kukubwira hano ko ndi Masaya cyangwa ndi umwami cyangwa ndi Kristo cyangwa ndi umuhanuzi cyangwa ibiki byose. Uzi ko iteka mpora mbikubwira, nkoresha bya bitabo nanditse nahawe, nakubwira nti ntabwo bingira umuhanuzi. Ibyo nzi ko ubizi neza. Ariko icyo nemera nuko iyo tuvuze nko ku bintu bimwe na bimwe, cyane cyane ibitekerezo muri kuma, bituma nanjye ndushaho gushakisha. Nkaba mbashimiye mukomeze mwandike ibitekerezo byanyu, ndabibanyuriramo mu kanya ibyo muri kumbwira nzabakoreraho video. Ubwo bizadusaba kwiga nyine, twese twige dushakire hamwe. Uzana iki, unazana iki, twese tuzana ibintu hamwe duhurize hamwe, noneho kugira ngo dushakishe uko kuri. Icyo twemeranywaho n'abantu benshi nuko Kristo ya myaka kuva kuri 12 kugera kuri 30 twese tuyibaza yari ari. Urumva ko ni ibintu bifatika, nta wabihakana. Tumwumva avuka, twongera kumwumva mu rusengero ku myaka 12, akabura akongera kugaruka afite imyaka 30. Aho hantu yari ari nihe? Ibyo twese turabyumvikanaho ko tutazi aho yari ari. Tubifate gutyo, ntabwo tuzi ahantu yari ari, turimo turashakisha yari arihe, yakoraga iki, byagenze gute. Hari abantu bahita babirangiza bakavuga bati mu muco w'Abayuda, umuco w'ubwoko bwa Kristo, iyo bageraga imyaka 12 bagumanaga na base bakiga iby'imyuga kugeza bageze ku myaka 30, 29, 30 ngo nibwo batangiraga umurimo wo kwigisha. Ibyo ntabwo tubyemera, kandi abwo impamvu tutabyemera. Imana ni umuhanga ukomeye cyane ku buryo hari ibintu Imana ikora kugira ngo bizaduhe gutekereza twumva ibindi. Ndaguha urugero. Uribuka ko umwami Yosaya yabaye umwami ku myaka 8. Niba Kristo ku myaka 12 yari afite ubwenge burenze ubwa Yosaya ku myaka 8, imyaka 12 ni myinshi kurusha imyaka 8. None Yosaya twatuzi ukuntu byagenze, amateka yahari, abona cya gitabo cy'ibyandikwa n'ibindi byagiye bikurikira byose, uko byagiye bigenda umurongo ku murongo. Kuri Yosaya tukaba tubifite uko byagenze, noneho Kristo tukaba tubifite. Aho ngaho urumva ko harimo ikibazo. Yes, Kristo yari arihe kuva ku myaka 12 kugeza ku 18, nibyo tugiye kwinjiramo, noneho tureba aho yari ari. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov maze anachnu cholochim lilochot hayom. Banje kubasuhuza mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana isumba byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo. Ese uyu munsi nicyo tugiye kureba? Uyu munsi tugiye kureba iyo myaka 18 ya Kristo aho yari ari.
ntubifate nk'ihame. Twese turi gushakisha aho yari ari. Ibi ngibi bitubera urufunguzo rwo kujyana ku kuri kw'aho yari ari, kandi tuzi neza ko byanze bikunze uko nagiye mbona abantu bose babyibaza hirya no hino barabinyotewe. Hari abantu benshi bavuga bati no, ntacyo tubiziho. Ndi bigusobanurire, ntacyo tubiziho, ntabwo tuzanuye yari ari. Abandi bakavuga bati hari umuntu wabivumbuye abyandikaho, bamwamaganira kure. Kuki uwo muntu bamwamaganiye kure? Nubona abantu bavuze bati ntacyo tubiziho, umuntu akabishakashaka akabibona, bakamwamaganira kure, jya umenya ko uwo muntu wabishatse wabivuzeho afite ukuri, kandi abavuga ngo nta kintu tubiziho barabeshya. Niko bimeze, niko dushungura ukuri, niko ushungura ukuri. Abavuga ngo nta kintu tubiziho ni ukuvuga ngo hari ibintu bizwi bahishe, hari ibyo bashaka guhisha. Abavuga ngo umuntu abivumbuye basanze ngo ari ibintu yafabricatinze, yafindafinze, babyamaganira kure. Icyo gihe hari mu 1885. Urumva ko uwo muntu wabyanditse bakamamaganira kure bivuye inyuma. Ugomba kwitonda ukareba ugashungura ati ni biki byatumye bamwamaganira kure. Nibyo tugiye kureba rero. Karibu nanone, reka twinjiremo noneho turebere hamwe aho umwami wacu n'umukiza Kristo ashobora kuba yarari. Wibuke ko ibi ntabwo nje kubikubwira ngo ni hame, nje kugusangiza ibyo nabasha kubona. Noneho kuva aho ngaho turebe, noneho dushungure. Wenda bamwe muri mwebwe muzashakisha, nanjye nkomeze nshakishe, wenda harubwo Mwuka Wera ashobora kugira gutya akatwiyereka akavuga ati dore uko bimeze, dore uko byagenze, dore bamushakira hanyaho. Turi gushakisha ukuri, tugomba gushakisha. Imana yaravuze ati mushake, nimushaka muzabona, nimushaka muzabona, nimubona muzamenya kandi mumenya, bizatera ubwoba n'imutera ubwoba, muyobore nyuma yabyo. Turi gushakisha rero ibintu byanjye bifata nk'ihame, winyizereramo nk'umwana w'umuntu, uwizera umwana w'umuntu avumwe, ahubwo ibi ngibi bikubere nk'urufunguzo rwo gufungura ukuri, kugira ngo nawe utangire ushakishe ku bwawe. Ibyo menya ni ibyanjye, ibyo mbasangiza uvanamo ibyawe nawe ukareba, ugashakisha nawe ugashakisha ibyawe. Noneho nyuma tukazahuza twese tukavuga tuti dore ibyo duhuriyeho, dore ukuntu bishobora kuba byaragenze, noneho tugafata umwanzuro umwe. Ntibigusaba amashuri, ntibigusaba ibintu byinshi cyane, bigusaba ahubwo gusaba Imana no gushaka Umwuka Wera kugira ngo agushoboze. Noneho twese dushaka ukuri, tunyotewe, twahishwe. Reka twinjiremo rero n'abatindiye, kugira ngo turebe aho umwami Kristo ashobora kuba yarari. Twese turemeranwa ko ahantu Kristo ashobora kuba yarari kuri iyo myaka 17 kugeza ku myaka 30 ni ubwiru bukomeye cyane mu mateka y'isi. Imyaka 18 yose Kristo yari he? Hari ivanjiri ya 12 ivuga ko ashobora kuba yaragiye mu Misiri, muri Egiputa, kwiga ibyerekeye Misiri. Ahandi bakatubwira ko yaba yaragiye muri Tibet, mu Buhinde, cyangwa se muri Persia. Wibuke ko ibi byari ibihugu bikomeye cyane, byari bifite ubumenyi. Turaza kureba wenda ukuntu ashobora kuba yaragiye kwiga ibyo bintu. Abantu bavuga ko ashobora kuba yaragiye mu Buhinde, ariko ukurikije imyemerere y'Abahinde, ugakurikiza n'ijambo ry'Imana, turibaza neza. Abantu bavuga bati nta hantu yabahuriye na Buddha, kuko kuva aho yarari Galilea ukazamuka ukagera mu Buhinde hari ibirometero n'ibirometero hafi 4,000. Urwo rugendo urumva ko ashobora wenda kuba atararukoze, kuko na Alexander wa mwami w'abami, bavuga ngo Alexander umwami w'abami, urwo rugendo nawe ntabwo yarukoze, kandi yari afite ingami, afite ibintu byinshi cyane bikomeye. Aho ngaho rero bituma dutekereza kuvuga tuti imico y'Abahinde n'urugendo ruhari bishobora kuba bitwereka ko ashobora kuba ataragiyeyo. Mu ivanjiri rero hari ahantu twibaza tuti ibintu Kristo yakoze yaba yarabyigiye he? Yari ari he muri iyo myaka? Tuzi ko yavukiye i Betelehemu, baza kujya gutura i Nazareti nk'uko byari byarahanuwe. Kuba rero yaba yaragenze ibirometero 4 avuye aho ngaho i Nazareti kugenda akagera mu Buhinde, urumva ko ni ibintu bidakunda cyane cyane no kuri iyo myaka yari afite. Nubwo kabona nubwo yakoresha, niyo yaba yarakoresha ingufu ahabwa n'ijuru, turaza kubireba. Wibuke hano hantu abantu benshi bashobora guhita batekereza bakavuga bati Kristo yari nk'Imana, yakoreshaga ubasha nk'Imana, ariko njye ndaje mbikwereka ukuntu atabikoreshaga, ahubwo we yari nk'umuntu usanzwe hano ku isi, usibye kwenda yari afite nyine impano ziri muri we zihariye. Wibuke ko hano turabireba nk'uko yabayeho ubuzima nk'ubwo tubaho, ko yaje kuduha urugero. Aha akaba ari naho ntatumye nibaza nti
ese abantu bamubonaga nta ndemwe bigeze babona ko yari imana muntu? Tushyize mu myumvire ya muntu watekereza ko wenda yari imana muntu, kuko hariho umuntu ukora ibintu kuri ino si tukavuga uyu muntu ntabwo asanzwe meze gutya na gutya. Ndibaza wenda abantu barageze wenda bakabibona. Ese nanone yaza kugumana na se bakabaza gusa akaba ari byo babamo, ndumva nta kibazo byari gutera. Bari kutubwira ibyo yabazaga, ibyo yakoraga, ibyo ndumva nta kibazo byari gutera. Iyo myaka bari kuyishyiramo, sibyo? Tuvuge nimba ari mu kubaza ari cyo kintu akora gusa iyo myaka 18, bari kutubwira ati dore ibyo yabagamo. Kuba rero ataragiye mu Buhinde, ntabe yarakoraga umurimo wo kubaza na se gusa ari byo arimo, yari he? Yari ari he? Nicyo kibazo. Nahangaha duhera twibaza. Tumaze kubona ko ashobora kuba ataragiye mu Buhinde kandi akaba atarabazaga imyaka 18 gusa, ni ukuvuga ngo tugomba gushakira ahandi hantu yari ari he. Katureba mu mwaka wa 1887 uwo bita Nicholas Notovich yemeza ko ubwe yiboneye inyandiko abo bita abamonke ngo bamweretse imubwira ku bumuntu bw'umuntu w'igihangange wabayeho witwa Isa. Wibuke ko Yesu Kristo abisilamu abandi bose bamwita Isa. Umuntu rero Nicholas Notovich yabonye iyo nyandiko itaka umuntu ngo w'igihangange wari ufite ubumuntu budasanzwe witwaga Isa, ariko we ngo yahise yumva ko ari Yesu Kristo bavugaga kuko ngo yamwumvise, yari yarabyumvise. Bikaba bivugwa rero ngo ko yagendaga hose yiga imico yaba iyo mu Misiri ngo no mu Buhinde naho handi. Si ibyo ko mu Buhinde twabuvanyemo, wenda turaza kwibanda kuri Misiri kuko wenda niyo yari hafi yaho yari atuye. Bibaye ari byo rero, ni ukuvuga ngo ashobora kuba yagendaga ahantu hose yigisha abayobye ngo bemere, noneho yahava bakabigenza gute? Bakikomereza ibyabo ahubwo bagahakana ibyo yababwiye. We rero avuga ko ngo yashimishijwe ngo n'inyigisho z'urukundo Kristo yabahaye, bivuze ko ngo bigarukira aho gusa akigumira mu bubuda bwe cyangwa n'izo nyigisho zabo zindi. Tuvuge wenda niba aho hantu yarahageze niko ari uko babivuga. Ikigaragara rero ni uko mu gihe ibihugu bikoresha intambara byigarurira abantu ku isi n'amateka yahoze kera, Kristo we yakoreshaga ijambo ry'Imana, bivuze ko byanze bikunze yagendaga abwiriza. Ibyo ni ibintu twese twemeranya. Ndaza kukubwira n'ukuntu Abaroma bamaze kubwirwa yuko ngo hari umuntu wigisha. Ibyo Abaroma byo turabizi. Abaroma babwiwe ko ngo hari umuntu witwa Kristo ngo uri kwigisha ngo abantu benshi bamukurikira n'ibiki byose. None Abaroma baravuga bati ese uwo muntu hari ubutegetsi ari kurwanya? Ngo ya, ngo nimumureke. Nyuma rero babonje kubona ko abantu benshi bari kumukurikira, nibwo yabaye ikibazo, batangira kumuhimbira ibyaha kugira ngo bamubambe. Ibyo byabayeho, Abaroma barabikoze. Urumva nahangaha bitwereka ko yagendaga abwiriza byanze bikunze. Muri iyo myaka yose ashobora no kuba ahubwo yaragendaga yigisha abwiriza, nubwo abantu benshi bavuga ngo yarigaga. Ubwo rero ibi byanteye amatsiko, nkora ibyo bita simulation, mbese ni nk'igerageza ryo kureba mu myaka yahise ya Kristo aho yaba yarari. Niyo Satani akoresha ikoranabuhanga kugira ngo twigarurire, agakoresha ibintu byose bitembe kugira ngo twigarurire, nanjye nashatse ukuntu akoresha iryo koranabuhanga ryabo, iterambere ryabo, ngo ndebe koko ngerageze numve icyo bishobora kuba bimbwira, nubwo nzi neza ko bishobora kuba atari ukuri 100%, ariko biguha icyerekezo bikakwereka uko bimeze. Nashatse rero kuri mu bintu by'ikoranabuhanga bishyiramo, ntanga amazina Yesu Kristo, ntanga igihe yavukiye, ntanga aho yavukiye, ntanga icyo gihe cy'imyaka, ndabaza iyi myaka 12-18 Kristo yakoraga iki, ndabisimulating nanjye kugira ngo ndebe koko icyo bimana no mvana ibijyanye no bime gutangira nshakisha nanjye. Aho rero bahise bansubiza ko ngo yagendaga ashakisha ubwenge n'inararibonye ngo yumve ikiremwa muntu ngahugukirwe n'iby'ijuru, yumve imiterere y'ikiremwa muntu ahugukirwe n'iby'ijuru. Hano rero ushobora kuvuga uti yaje ari Imana. Ndongera gusubiremo ko yes, yaje afite ubumana muri we, ariko kugira ngo abushyire ku isi yagomba kuba ubuzima nk'ubwo ku isi. Ni nayo mpamvu ndacyamuzanye nyine. Ntabwo yari kubuza ngo abeho nk'uko yabagaho mu ijuru cyangwa abeho nk'Imana, kandi aje mu bantu. Yaduhaye urugero rwo kugira ngo nawe atwereke ko ubwo buzima bwo ku isi uko bwamera, sibyo? Aho rero niho yaduhaye
iryo somo n'urugero rwo kugira ngo natwe turebe ko koko dushobora gukora nk'ibyo yavugaga twashobora gukora. Aha rero n'ibibazo biza kuba yari ku isi nk'umuntu, ubumana bwe yari yaraburetse. Ese yari yaraburetse? Birumvikana ko yaburetse kuko yicirwa ku musaraba, cyangwa se nk'uko abantu bivuga yicirwa ku giti. Benshi baravuga bati yabajije Imana Data ngo unterera n'iki? Bivuze ko aha ku isi yari afite ubuzima busanzwe, sibyo? Yari afite ubuzima busanzwe. Ikibazo rero kikaba uko yaje kwiga gukora ibitangaza no gutsinda icyaha icyo ari cyo cyose. Urumva ibyo byose yigaga, yize gukora ibitangaza, yiga no gutsinda icyaha icyo ari cyo cyose. Bivuga ko Yesu Kristo yagiye kure gato ya Yudeya aho yari ari. Abo bavuga mu Buhinde, za Tibeti cyangwa Persia ntabwo byemeza, ariko dufate wenda mu Misiri. Iyo witegereje rero izi mpande z'isi zose nizo fatiro ry'amadini bihurirana, nuko hose ayo madini yagiye asimburanwa, noneho bigatuma ubwenge bukwirakwira ahantu hose nk'uko tubibona. Kuki aya madini ahantu yari ari hose hagiye haba ubuyobozi bukomeye? Ni ukubera iki? Tugendeye ku nyandiko nyinshi rero zirebana n'iby'umwuka, icyo gihe cy'imyaka 12 na 30 ntabwo ari imyaka ihishe nk'uko abantu bavuga cyane, ahubwo ni igihe gikomeye Kristo yizemo kugendera mu mwuka, aho yigishwaga n'inzobere mu by'umwuka bo mu gihe cye. Icyo gihe kivuga, urumva? Yes, nuko ufite impano ikurimo ari gutazi. Ushobora guhura n'umuntu ya mpano yawe akayikwereka. Wibuka ko Kristo nawe atubwira cyane cyane mu Ivanjiri ya Tomasi, ko narisomye, nubasha guhuza ubwonko bwawe n'umutima wawe uzayobora byose. Ibi bintu rero nibyo tuzakurikirana nabyo tubyiga, turebe ukuntu bimeze. Ntabwo turamenya uko ubwenge iyo utekereje n'umutima ukuntu biba bimeze kugira ngo ubihuze noneho ubashe kuyobora byose. Bivuze rero ko yigaga cyane by'umwuka n'ibyerekeye ijuru kugira ngo yitegure kuzayobora abantu. Aho hose yagiye hamubereye urumuri rwo kumenya ubwenge bwa Kristo tuzi uyu munsi. Nuva yes, yari nka Kristo ariko adafite ubwo bwenge kugira ngo amenye ibyo bintu Imana yamushyizemo kera na kare, Imana Data, noneho azabone kubikoresha nawe mu gihe azaba atangiye kwigisha. Ibyo byose rero akaba aribyo bitwereka ko yaje abifite yego, ariko yagombaga kubifungura kugira ngo noneho abigireho access. Abantu bashobora kugira ngo bakavuga bati have sha yari Imana. Nibyo yari Imana, ariko wibuka ko yaje akaba umuntu nk'abandi ku isi, abantu bose ku isi. Akari narwo rugero yaje kuduha. Ahubwo wabaza uti kuki baduhishe ngo tutabimenya, wenda ngo tube twaba nka Kristo? Urabyumva? Nicyo kintu wabaza. Kuki ibyo bintu yigaga byose babiduhishe? Ese babiduhishe kubera iki? Hano hakaba hari ibanga rikomeye, tugomba kumenya impamvu byose babihishe, kuko iyo batabihisha ndemeza benshi nta gushidikanya ko tuba dukora ibitangaza byinshi cyane. Wibuke kandi ari nayo mpamvu Kristo yavuze ati mwe muzakora n'ibirenzeho. None se yaba yaratubeshye? Niba Kristo ubwe yaratubwiye ngo muzakora ibirenzeho, ibintu bikomeye cyane, yaratubeshye? Ese ubwo ntabwo yari azi ko twabyiga tukabishobora? Yes, yari azi ko twabyiga tukabishobora. Niyo mpamvu yatubwiye ko dushobora kubikora natwe tukarenzaho, tugakora ibishoboka nk'ibyo yakoze tukanarenzaho. Aho yagenze rero njye ntabwo napfa kuhemeza kuko ntabwo mpazi, ntabwo nari mpari, ariko henshi yahagiriye kwihugura cyane uko ubwonko bukora, nuko ubwonko bushobora ibintu by'ubumuntu, gukora ubumuntu, kugira ubumuntu muri weho n'ibitangaza. Yahize imbaraga z'umubiri, uko umubiri ushobora kugira imbaraga, uko ubwonko na roho bikora. Wibuka neza ko mu Ivanjiri ya Tomasi Kristo ubwo atubwira ko niba ushoboye gushyingira ubwonko n'umutima wakwimura imisozi. Ni ukuvuga ngo yari abizi. Ibi bintu ahubwo turabisoma tukagenda gusa ntiturebe ibyo ari byo. Uzarebe iyo ufite umutima wawe wagambiriye ikintu n'ubwenge bwawe, icyo kintu wakishyizemo, ibitekerezo byawe n'umutima wawe bigahura, byanze bikunze icyo kintu uragikora bigashoboka. Kandi muri ibyo bintu ngo yigaga harimo kwiga gutsinda kamere. Kwiga gutsinda kamere muntu yawe ukava ku izima, ukamenya ko umwuka wera, ijambo ry'Imana ari ryo rikuyobora. Urugendo rero rwo kumenya
imbere muri weho narwo yararukoze kugira ngo amenye imbere muri we, kugira ngo wimenye weho umuntu urimo imbere apana kwibonaho ku ruhu. Hazamo no kubaho k'ubuziraherezo kwa roho, ibyo nabyo biri mu byo yigaga. Urumva ibyo byose yabyize, yafashe igihe cyo kubyiga, hakazamo imbaraga zo gukiza, gusigazira ubuzima ukoresheje guhumeka. Ibyo byose biri mu bintu yize. Muri ibyo kandi yize uko isanzure rigirana ubusabane na buri muntu nk'uko abantu babyita, ariko twe nk'abemera biboneye reka tubyite uko Imana iri muri buri muntu. We aho kugira ngo tuvuge ko yigaga iby'isanzure, ahubwo we yigaga ibyerekeye n'ukuntu umwuka w'Imana uri muri buri muntu. Urumva ko ibintu byose yize, yaba imbaraga z'umubiri, ukuntu umubiri ukora, uruhu n'ubwonko, gushyingiranwa k'ubwonko n'umutima, ukimura imisozi yawe, imbaraga zo gukiza, gusigazira ubuzima ukoresheje guhumeka. Ibi byose yabyize kugira ngo amenye imiterere y'Umwuka Wera, Umwuka w'Imana uri mu muntu. Urumva ko hano hantu bifite ishingiro. Ibyo bintu nibyo yize kugira noneho ya myaka nigera, urumva ko yarategurwaga ya myaka 30 nigera, noneho azabone gutangira ibitangaza yakoraga tuzi byanditse mu mavanjiri n'ubwo ibindi byose babihishe. Hari urumuri n'umwijima rero benshi bakunze kwita ikibi n'ikiza. Ubwami bw'ijuru buhanganye n'umwijima. Akamaro k'amahitamo ya muntu mu byerekeye kwiringaniza n'imbaraga z'urumuri no kurwanya umwijima ni ibintu bifite akamaro cyane. Ariko muri ibyo byose ntawe akayingiza ko yarayobowe na Mwuka w'Imana ngo bikunde. Byanze bikunze natwe dufite ya mahitamo ikibi n'ikiza. Tuyobowe n'Imana nubwo kenshi duhitamo gukora ibibi, ariko ibyiza biba bituri imbere. Rya jambo rya juri kurimo rikubwira ati kora ibi, wikora ibi, byanze bikunze nawe uyobowe na Mwuka Wera. Urumva ko rero yabikoresha kugira ngo yige ibyo byose, noneho nyuma azabashe kuyobora muntu. Mu byo yize kandi harimo kugenda ureba uko imibabaro uyirenga, urabona ibyiza agahinda cyangwa imibabaro y'umubiri, nabyo ugomba kumenya ukuntu bijera ntibikugireho ingaruka zikomeye cyane. Kumenya ubwami bw'Imana ko buri muri weho, ntabwo ubumana buri hanze yawe ahubwo buri muri weho. Ibyo bintu byose utangiye kubyisobanurira, wibuke ko njya nkubwira ko utari umubiri tubona inyuma, ahubwo uri roho ikurimo. Ibyo byose rero yarabisobanukiwe. Urumva twe tubizi nko guca hejuru gusa, ariko we yaragiye arabyiga byimbitse kugira noneho abiminuze, noneho anabishyire mu bikorwa, akabyo yashyize mu bikorwa. Hejuru rero ya byose hari Umwuka w'Imana wamuhaga izo mbaraga, ntawe wabihakana. Izo mbaraga zose yazihabwa n'Umwuka w'Imana, nubwo yarazi ubwenge bwose, hamwe noneho urukundo rw'ijoro. Urukundo rero nirwo yashyize imbere, ari byo bari abantu bo muri Buhinde n'ibyo byose bavuga ngo bamushimiye. Nubwo ngiye numva ntemerwa ndabo ko yagiye ahubwo ndashobora ko yaragaje mu Misiri, ko yagiye kwigirayo, kuko mu Ivanjiri ya 12 barabivuga. Ishamikiye kuri ibyo bitonda kubwiye kuri ya Ethiopia, byose bavuga ko yagendaga yiga ibyo bintu, akiga n'iby'urukundo kugira noneho asakaza urukundo mu bantu. Ari mpamvu tumuziho nk'ari umunyarukundo, urukundo rudashira. Dutegereze rero ko ibihe tugiye kwinjiramo bizagarura izi mbaraga, tukamenya ukuri, tutanabimenye wenda generasiyo iri inyuma yacu tugatangira kuyibera nk'urumuri, urufunguzo ruzafungura kugira ngo bajye muri ibintu byose babishakisha. Urumva nk'ubu ugomba gushakisha uko imbaraga z'umubiri zikora, uko ubwonko naro bukora, kumenya Ivanjiri ya Tomasi, kumenya uko washyingira ubwonko n'umutima, tukabona kwimura iyo misozi, tukamenya ukubaho kwa roho, tukamenya imbaraga zo gukiza, usigasira ubuzima ukoresheje guhumeka, isanzure, uko Imana isabana na muntu, uko Imana iturimo. Ibyo byose urabyumva nyine. Ni ibintu byinshi cyane tugomba gushakisha. Yagiye nawe yiga, none natwe tubyige, turebe koko biba. Kandi ndumva ubishakiye ushize umutima wawe byaba byanze bikunze. Katurebe rero kumenya ibi byose byadufasha kurenga imipaka y'isi itubuza kumenya. Hari imipaka wagira ngo badushyize mu mutwe itubuza kwiga kumenya ubumenyi, ngo twinjire mu bumenyi bw'umwuka uzatubature, bizatuma tumenya aho duhurira n'itangiriro rihoraho iteka ry'ubuzima bwacu,
ariyo twita Imana. Imana ni itangiriro rihoraho iteka ryose ry'ubuzima bwacu, rwa rumuri, mwuka, ariyo twita Imana. Bizatuma dukanguka rero, tumenye aho turibona impamvu turi aha. Iyi ikaba yari ya myaka 18 ya Kristo yabuze. Yigaga ibyo byose, urumva ko yafashe icyo gihe arabyiga, arabiminuza, abijyamo, aramedita, abijyamo, noneho afashijwe na mwuka wera wari umuyoboye. Nicyo cyatumye abo uwo yari we. Noneho za mpano Imana yamushyizemo zose yavanye mu ijuru, arazactivatinga, arazikoresha, arazifungura akoresha ubwo bumenyi yavanye mu bantu. Noneho agira gutya, akora ibitangaza, azura abantu. Ibyo batubwiye byose mu ivanjiri zisanzwe nuko yabashe kubikora, kuko yaje nka muntu, abaho nk'umuntu, ariga, aramenya, noneho araminuza kubera wa mwuka wera umurimo n'imbaraga Imana yamuhaye. Noneho abimenye abishyira mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo natwe biturimo, ariko kubera ko babishyizeho iyo mipaka, bakora iyozabwonko rikabije cyane, byatumye ibintu bigenda. Ariko icyo gihe nikigaruka, hazabaho abantu bameze nka Kristo kandi bazakora n'ibirenzeho, nk'uko ubwe nyir'ubwite, nyir'ububasha, nyir'imbaraga, mwenyewe, nyir'ijabo n'ijambo yabyivugiye. Akaba aricyo gihe turi kwinjiramo rero. Ngiyo ya myaka 18 ibyo yakoraga, yigaga ibyo bintu byose kugira ngo azabone kubishyira mu bikorwa. Yigaga iby'imbaraga z'umubiri, ubwonko na roho bikora bihura. Yigaga by'uko ubwonko n'umutima bishyingiranwa bikimura imisozi. Yigaga ubuziraherezo bwo kubaho kwa roho, akiga n'ibintu nk'ibyo byose, uko imbaraga zo gukiza zikora, uko ubuzima busigasirwa hakoreshejwe umwuka. Ibyo byose nibyo yari arimo, urumva ko yarabihugiyemo kugira ngo noneho azabone kubishyira mu bikorwa. Ubwo nawe ufite icyo wakongeraho, wakungurana ibitekerezo natwe kugira noneho dukomeze dushakishe. Ubu tugiye kwinjira muri ibyo bintu yigaga, turebe icyo bivuze n'icyo byakoraga, no kugira ngo umuntu abiminuze ingingo ku ngingo. Nibyo ubu ngubu tugiye kuzinjiramo. Ariko mbere yabyo nzabanza nkora izindi video. Abantu bambajije bari benshi, bambaza bati Edeni yari he? Ese yaba yari muri Afurika? Iyo abantu bapfuye bajya he? Imyaka 18 ya Kristo, urumva ko nkubwiye ibyo yari arimo, ibyo yigaga byose. Gusobanura isabato n'ivanjiri, tumenye uko imbaraga zo gukiza zimera, tumenye uko umuntu ashobora gukiza ubuzima akoresheje guhumeka, tumenye uko isanzura Imana iba muri buri muntu wari wese. Tumenye ibyo byose, none Imana yashatse ko tumenya, noneho natwe tugere ikirenge mu cya Kristo. Ndangije mashimira nanone rero, komeza wiyandikishe, ukande like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi, unabusangiza abantu benshi cyane. Ariko umenye ko ibi atari ihame nkubwiye, ahubwo ni itangiriro ryo gushakisha ukuri. Urakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyod.